twongeye kukubaha tugushyira hejuru. Uri Imana ishoboye byose, ntawe uhwanye nawe. Iyo utabaye turatabagwa, n'iyo tugwaniriye turatsinda. Izina ryawe nirishyirwe hejuru. Ongera utugwanirire muri kino kiganiro, uduhe kumva ijambo ryawe ndetse no kurigenderamwo nk'uko wabisezeranye. Ni ku bwawe Yesu, amen. Yesu nashimwe cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo. Turasoma igice cya 5, dusome umurongo wa 13 tugeze ku murongo wa 14. Umurongo wa 13 uratubwira ngo muri umunyu w'isi, ariko umunyu iyo ushize uburyohe uba ukiryoshwa n'iki? Ntacyo uba ukimaze atari ugutabwa hanze ugakandagirwa n'abantu. Muri umucyo w'isi, igisagara cyubatswe ku mpinga y'umusozi ntigishobora guhishwa. Iri ni ijambo ry'Imana. Yesu nashimwe cyane. Nongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo umunyanazareti. Je turi kumwe mu kiganiro, amazina ni Ndayisaba Charles. Nubundi ni cya kiganiro cyacu dusanzwe tumenyereye cya buri munsi cy'ijambo ry'Imana. Cya kiganiro cyitwa ngo haracyariho igihe cyo gutabagwa. Mbere yuko tuganira muri rino jambo, reka mbanza nshimire n'ubundi abantu mufata umwanya wanyu mukumviriza iri jambo ry'Imana binyuze muri kino kiganiro cyacu. Reka nshimire n'abantu badushigikira ku manywa na nijoro kugira ngo ubutumwa bubashe kugera kuri buri muntu wese. Mwese Uwiteka abaho umugisha. Reka nakire rero abantu bashyashya ubaye ubwa mbere tubana muri kino kiganiro. Birashoboka akaba ari ubwa mbere ubonye iyi video z'iki kiganiro ngo haracyari igihe cyo gutabagwa. Imana iguha umugisha nawe kuba ufashe uyu mwanya ukumviriza kino kiganiro. Icyo usabwa ni kimwe kugira uzabashe kwama ubona bino biganiro, ni ugukanda subscribe kugira ngo igihe cyose tuzahora dushiraho video izahora ikugeraho byihuse. Hari icyo twakora tukazikugezaho byoroshye nko kugushiyaringiriza video, ariko kuko tutaza uherereye ntitwabibasha, ariko umutura ufite icyo cyonyine cyubasha gukora zahora zikugeraho byihuse. Reka tuganire rero ijambo ry'Imana. Dusomye ijambo ryiza dusanze muri kino gitabo cya Matayo igice cya 5, uyu murongo wa 13 n'umurongo wa 14. Ijambo tugiye kuganiraho ni ijambo twahaye intego ivuga ngo haranira agaciro kawe ntugate. Yesu Kristo yigisha abantu, mu kubigisha ari kugaragaza agaciro k'umukristo yifashisha ibintu bibiri. Yifashisha umunyu, yongera yifashisha n'itara. Ivyo ni ibintu byose bifite umumaro mu buzima bwa buri muntu. Uko bukeye uko bwije umuntu akenera umunyu, kandi umuntu akenera urumuri. Yesu Kristo mu kwigisha abantu afata umukristo amugereranya n'umunyu, yongera amugereranya n'umucyo cyanye itara. Itara ni ikintu gifite umumaro. Ntushobora kumenya ahantu hubatse tawuni runaka iyo ari mu gihe cy'ijoro uretse iyo harimo amatara. Iyo ubonye ahantu runaka ukabona amatara uko ari kwaka, umenya ikiri aho hantu, ukamenya n'agaciro k'igihari. Ubwiza bw'ibisagara cyangwa ubwiza bw'amatawuni ijana ku ijana usanga bushingiye ku matara abari muri iyo tawuni, ayari ku mihanda, ayari mu mazu y'abantu, ari mu mabara atandukanye. Ikindi kintu kibasha kuryoshya ibiryo ugatuma urya ibiryo ukumva urabyishimiye mu gihe utagwaye ubugwayi runaka ngo bakubuze umunyu, nuko bya biryo biba birimo umunyu. Iyo ibiryo bitagiramo umunyu nubwo byaba birimo ibirungo runaka, usanga ata buryohe bw'ivyo biryo buriho. Yesu Kristo rero
kuko yari umuntu w'umuhanga, yifashisha umunyu yongera yifashisha itara kugira agaragaze agaciro k'umukristo cyangwa uko umukristo agomba kuba yifashe. Nagira mbabwire muri iki kiganiro tugiye kuganiraho, nahaye intego ivuga ngo haranira agaciro kawe cyane ukagwanire. Niba uri umukristo cyangwa icyo waba uri cyose, agaciro k'umuntu kukagwanira kugaharanira n'ingenzi, kuko iyo ugataye nta mumaro uba ugifite muri sosiyete, yaba ari mu itorero cyangwa mu gihugu cyangwa mu kazi ukora. Iyo utayemo agaciro uba wataye byose, nta mumaro uba ugifite. Cyane cyane ku muntu yitwa umukristo, agaciro kawe k'ubukristo ukabugwanira ukabuharanira ni ikintu cy'ingenzi cyane. Niba umwami Yesu yavuze ngo turi umunyu w'isi, yagombye gusobanura ko iyi si kugira ibe nziza ikeneye umukristo wa nyawe, umukristo uzi agaciro k'umukristo, umukristo uzi umumaro wo kwitwa umukristo. Isi irawukeneye kugira iyi si dutuyemo ibashe kuryoha cyangwa ibashe kuba nzima. Ikeneye abakristo bazima babasha kuyikora nk'imirimo myiza, kugira ngo bahindure ubwinshi bwa ya mirimo mibi ikorwa n'abapagani ntigwire, ahubwo imirimo myiza y'abakristo iganze imirimo mibi y'abapagani, hanyuma isi ibashe kuba nziza. Hari igihe uhura n'umukristo wamubwira ati ese mwene data, nk'umuntu wamenye Imana cyangwa wamenye Yesu Kristo, ese uko niko wari akwiye kwitwara? Rimwe akakubwira ngo agakiza kaba mu mutima, agakiza kaba imbere, agakiza kaba. Ariko nagira ndakubwira ngo agakiza ntikaba imbere. Umunyu, uburyohe bw'umunyu ntabwo buba imbere mu munyu, ahubwo niyo uri gase hejuru ku munyu urabwumva. Ikindi nakubwira, ubwiza bw'itara, nk'uko Yesu yatugeranije n'amatara. Ubwiza bw'itara ntibuba imbere mu itara, ahubwo ubwiza bw'itara bugaragarira inyuma ku itara. Kuko itara iyo rizimije ntabwo ushobora kumenya ubwiza bw'iryo tara, nta nubwo ushobora kumenya ngo aho hantu hari itara igihe amashanyarazi atayarimo hakaba harimo umwijima. Kugira umenye agaciro k'itara cyangwa ngo umenye ubwiza bwaryo, ni uko itara riba ririmo ryaka rikamurikira abari mu mwijima bakabasha kubona inzira. Nagira mbwire rero abantu bose bitwe ngo n'abakristo cyangwa ngo bamenye Imana, icyo waba uri cyose, waba uri umukristo, waba uri umuyisilamu, waba iki, nagira nkubwire ngo ubwiza bwawe bugaragarira inyuma, ntabwo bugaragarira imbere. Abantu iyo bakurebye bakavuga ngo uriye tumurebye, ni itara nigwo rumuri rutumurikira. Haranira kuba urumuri, uharanire kuba umunyu. Abantu bose nibakubona bajye kuri wowe, bumva uburyohe bukuriho, kuko ari wowe munyu w'isi, ukongera ukaba itara. Uri ni wowe mucyo w'isi, ugomba kumurikira abari mu mwijima. Ntabwo ukwiye kuba urugero rw'abari mu mwijima, nawe ngo usange wifata nk'abakiri mu mwijima kandi uvuga ko wamaze kuba umucyo. Haranira kuba umucyo kugira ngo abantu bose bamurikire, n'abakiri mu mwijima babone ugutabagwa kw'Imana. Birashoboka ukaba wari warataye inzira, warasubiye inyuma, ukaba utari ikibasha kubitara ngo umurikire abantu bakaba bari basigaye bakubona bakavuga turiya nta bukristo bwe, bakaba basigaye bakubona bakavuga ngo nta wamujyaho, nta munyu umuriho, yamaze guta uburyohe. Kuko nakubwiye ngo haranira agaciro kawe, ntute agaciro, ongera uce bugufi, ugaharanira agaciro kawe, ukagwanirire, wongere ugaruke ku mwami Yesu. Tugiye gusenga, iki n'igihe cyo gutabagwa kwawe, nkuko n'ikiganiro cyitwa ngo haracyari igihe cyo gutabagwa. Nawe Yesu Kristo aracyari ku ntebe y'imbabazi kugira ngo agutabare. Ufite byinshi wipfuza kugeraho, hari ibyo wipfuza ko umwami Yesu agukorera, ariko banza umusabe iki kimwe, umubwire ngo nari naragiye kure, sinarikira itara kandi sinarikira umunyu w'isi, ongera ungaruremo uburyohe, nongere ngarura agaciro kanje, kugira ubone uko unkoresha cyangwa kugira ubone uko unkorera imirimo n'ibitangaza. Imana ibaha umugisha cyane, mwakoze gukurikirana iki kiganiro. Uwiteka abagirire neza, abongera uburyohe, abongere abagira urumuri, mbetse no mu buzima busanzwe mube imbere y'abandi mu burumuri, kugira ngo mubashe kubona uko mukorera Imana muguwe neza muri byose. Reka dusenge Imana ibatabare kandi babohore. Data, mu izina rya Yesu Kristo, hari abari barataye agaciro, ntibari bakiri umunyu,
hari abari barataye agaciro, ntibari bakiri urumuri rubasha kumurikira abari mu mwijima, ariko fasha buri muntu wese umugwanirire kandi umugenderere kugira ubone uko bakorera imirimo n'ibitangaza ubemera. Mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri niho wavuze uravuga ngo nimukurikiza aya mategeko mukitondera amategeko yanjye muzabona imigisha mu majya no mu maza. Aba bantu kuko bongeye kugaruka ku rufatiro, reka ubagirire neza mu buzima bwabo bwose, babone ugutabagwa kwawe mbese ikiganza cyawe cy'iburyo kibane nabo. Ibyo byose tubisenze tubishima ni mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti, amen. Imana ibaho umugisha, mwakoze cyane. Shalom shalom.